Umunsi umwe hari abasore babiri bari inshuti cyane, umwe akitwa Reyi undi akitwa Kimu. Abasore babiri bari inshuti ndetse bakaba abaturanyi, abasore biganye mu ishuri rimwe, hanyuma nyuma y'ubuzima bwo mu ishuri baje gukorana akazi. Umunsi umwe bafashe umwanzuro wo gufata urugendo rwo mu nyanja ngo basure ibihugu bitandukanye. Batangiye urugendo rwo mu bwato bunini bw'imizigo, bakomeza urugendo barenga inyanja, ariko hagati mu rugendo ikirere cyarahindutse kiba kibi cyane, habaho umuyaga mwinshi, hanyuma ubwato burangirika bukora impanuka. Abagenzi benshi barapfuye, ariko Kimu na Reyi bararokotse kuko bari bazi koga, bagera ku kirwa hirya aho hafi y'inyanja. Icyo kirwa cyari kitariho n'umuntu n'umwe, yewe nta n'ibiti byahabaga. Kimu na Reyi bamenye ko batahagirira ubuzima, bahitamo kwambaza Imana ngo ibafashe muri ibyo bihe. Bifuje gukora amasengesho, hanyuma banavuga ko bari buze kureba uwo amasengesho akomeye kurusha undi. Kimu yagiye ku ruhande rw'iburasirazuba bw'ikirwa, arapfukama atangira gusenga. Reyi nawe ajya ku ruhande rw'iburengerazuba arasenga. Kimu yasabye Imana kumugaburira kugira ngo abashe kubaho. Mu buryo butangaje abona ibiryo, yewe ahabona ndetse n'imbuto ku mpande y'inkombe rw'inyanja. Hashize iminsi ibiri yumvise atangiye kwigunga, asaba Imana umugore mwiza. Hashize amasaha make habaye impanuka y'ubwato hafi y'ikirwa, harokoka umukobwa umwe mwiza. Kimu yashakanye n'uwo mukobwa, icyo Kimu yasabaga cyose yarakibonaga. Hashize ukwezi kuva impanuka yabera mu nyanja, Kimu yafashe umwanzuro wo gusubira mu gihugu cye, asaba Imana ubwato bumujyana iwe. Nta gihe kinini cyashize ubwato buraza bufata Kimu n'umugore we. Bari hafi kwinjira mu bwato, humvikana ijwi rimubaza riti, urashaka kugenda wenyine? Ushaka gusiga uwo mwabanye mu bihe byanyu byose? Kimu yaratunguwe aravuga ati, ninde urimo umbaza? Arongera ati, njye ndi kumwe n'umugore wanjye. Ijwi ryaramusubije riti, ndi uwo wasabye kurokoka, uwo wasabye kugaburirwa, ndetse n'uwaguhaye umugore. Kimu yabitekerejeho, ahita apfukama hasi afite ubwoba ndetse bwinshi, aravuga ati, oh, urakoze Mana. Ako kanya yibutse Reyi, inshuti ye magara, ariko yari yarayibagiwe. Yumvise agize ikimwaro n'agahinda kenshi. Imana iramubwira ati, ntabwo nasubizaga amasengesho yawe, ahubwo nasubizaga amasengesho ya Reyi, kuko yansabye ko ibyo uzansaba byose nzabiguha. Hanyuma Reyi agahinda ntabwo kigeze kamwica. Kimu inshuti ye yumvise ko Reyi yamuzirikanaga mu bihe bye ibyo ari byo byose, yumva aratunguwe. Kimu yaraturitse ararira, ahita yiruka ajya ku ruhande rw'ikirwa. Yashatse Reyi ariko ntabwo yigeze amubona. Nyuma yo kumubura yabajije Imana ati, se Reyi ari hehe? Imana yaramusubije iti, naramutwaye. Umuntu ufite umutima mwiza agomba kuba hamwe nanjye. Kimu agahinda kariyongereye ararira cyane, amara igihe kinini yicuza. Yahise amenya ko impamvu amasengesho ya Reyi yari afite imbaraga kuruta ye, ari uko Reyi
yasengeye Kimu, hanyuma Kimu we mu masengesho ye yakoze yose ntabwo yigeze yibuka Reyi nk'inshuti ye. Isomo ryo muri iyi nkuru, hagomba kubaho kwigomwa, kwitangira abandi no gukorana neza n'abandi. Bigomba kuturanga kandi bigasasirwa n'isengesho. Nshuti bavandimwe, mureke duhurire ku gice cya kabiri.